bivuze iki? Ngo ikigeragezo ufite, intambara ufite, ingorane zikugoye mu kazi kawe, uravuga ngo ngiye ntibyemera, abandi babona amaporomosiyo, ngo abandi bigenda uku kuntu, ngo kubera yuko ngo nta muntu ufite wo kunshyira mu kidendezi, ngo kihinduriza ndeba rwose, ngo ariko ngo sinjye ngira umuntu unshyira mu kidendezi, ngo abandi bagira babashyiramo. Izere Yesu, haleluya, izere Yesu, mu gihe gikwiriye azaza. Kandi Yesu we yaje ntago aza nka marayika. Abakize ku bwa marayika bagombaga guca mu kidendezi, amazi akabanza akabishyiraho bagataha bakamera ukuntu, ariko Yesu we yaraje. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo aravuga bikaba, yategeka bigakomera. Ntago agombera gukora ibintu byinshi, ntago agombera gukora manevre. Yaraje aramubwira ati umva nkubwire, ikorera uburiri bwawe utahe.